buri gihe nishimiraga gukora ibyo Yehova adusaba, ariko sinarinzi ko imperuka yatinda bigezaho. Bituma Petero yamtikiye abakristo mu kinyejana cya mbere. Yehova yemeye ko ayo mabaruwa ashyirwa muri Bibiliya. Rero ibirimo bishobora kutugirira akamaro muri iki gihe. Abaroma igice cya 15 umurongo wa 4, Yehova yaranditse ati, ibintu byose byanditswe kera byandiciwe ko tubigisha ibyo byanditswe kera, biraduhumuriza kandi bikadufasha kwihangana, bityo tukagira ibyiringiro. Dukikijwe n'abantu batemera ubuhanuzi bwo muri Bibiliya. Abaturwanya bashobora kuduseka bitewe n'uko tumaze igihe kirekire dutegereje ko imperuka iza. Hari n'abavuga ko itazigera iza. Petero wa kabiri igice cya 3 umurongo wa 3 n'uwa 4, Yehova yaranditse ngo mbere na mbere mumenye ko mu minsi y'imperuka hazaza abantu banenga ibintu byiza kandi bagakora ibintu bibi bihuje n'irari ry'abumva. Soma bavuga bati uko kuhabwa kwasezeranyijwe kuri dore uhereye igihe basogokuruza bapfiriye, ibintu byakomeje kumera nk'uko byahoze ku isi yaremwa. Iyo umukozi dukorana mwene wacu cyangwa undi muntu utubwirije atubwiye ayo magambo, bishobora gutuma ducika intege ntidukomeze kugira ukwizera gukomeye. Petero yatubwiye icyadufasha mu gihe bigenze bityo. Hari abashobora kubona ko Yehova yatinze kurimbura isi mbi. Icyakora ibyo Petero yanditse bishobora kudufasha kuko bitwibutsa kuko Yehova abona igihe bitandukanye cyane nuko tukibona. Petero wa mbere igice cya 3 umurongo wa 8 n'uwa 9, Yehova yaranditse ati, ariko bavandimwe nkunda muzirikane ko umunsi umwe kure Yehova ari imyaka igihumbi ikaba ari umunsi umwe. Yehova ntatinze isezerano rye nk'uko bamwe babitekereza, ahubwo arabihanganira kubera ko adashaka ko hagira n'umurimo ngo, ahubwo ashaka ko bose bihana. Yehova ababona kure imyaka igihumbi ari umunsi umwe, arihangana kuko adashaka ko hagira umuntu urimbuka. Ariko umunsi yagenye nugera azarimbura isi mbi. Umunara w'umurinzi 2023 ukwezi kwa 9 tariki 2023 paragarafu ya 2 kugeza ku ya 5 dusuzume ibyanditswe buri munsi 2023. Abona ko imyaka igihumbi ari mu munsi umwe, arihangana kuko adashaka ko hagira umuntu umurimbuka. Ariko umunsi yagenye nugera azarimbura isi mbi. Umunara w'umurinzi 2023 ukwezi kwa 9 tariki 2026 paragarafu ya 2. Oya, ndambiwe ibintu byose. Ndambiwe guhora nimuka nkahindura ibintu byose. Buri gihe nishimiraga gukora ibyo Yehova adusaba, ariko sinarinzi ko imperuka yatinda bigezaho. Ndarambiwe. Nanjye sinigeze ntekereza ko twageze iki gihe isi nshya itaraza. Ndabizi ko twagiye dufata imyanzuro myiza, ariko ubu nta mafaranga dufite. Uyu munsi mu materaniro ubwo nateruraga turani natangiye gutekereza
ukuntu natwe tuba dufite abana iyo tutaba abapayiniye